warigeze wumva iyi ndirimbo duherekejwe nayo? Ese waba warigeze utekereza cyane ku mateka y'indirimbo? Waba warigeze utekereza ku muhanzi wahanze izi ndirimbo se? Nanjye nuko nabitekerejeho cyane, ariyo mpamvu nateguye iyi documentary. Uyu munsi tugiye kuganira cyane ku mateka y'umuhanzikazi w'umunyabigwi Cecile Kayirebwa wujuje imyaka 79 y'amavuko. Umuririmbyi, umusizi, umubyinnyi ndetse n'umwanditsi w'indirimbo. Uyu ni umwe mu bahanzikazi b'ibirangirire kurusha abandi bose b'Abanyarwanda. Uyu munsi wujuje imyaka 79 y'amavuko. Cecile Kayirebwa yavukiye i Kigali ku itariki 20 Ukwakira 1946 ku babyeyi nabo bari abanyenganzo. Mu biganiro bitandukanye yatanze yavuze ko se yari umuririmbyi ukomeye wa korali yo muri Kiliziya Sainte Famille i Kigali. Iyi documentary mugiye kuyigezwaho nanjye Imana ishimwe Vincent Vumbura.